muraho neza mwongeye kwirirwa nkuko musanzwe mubimenyereza tuganira ku mateka. Uyu munsi tashaka kuganiriza ku mateka ariko tukibanda ku mateka ya Nyagakecuru. Uyu munsi turibaza ngo ese Nyagakecuru yari umugabo cyangwa se yari umugore? Uyu munsi amateka ya Nyagakecuru ushobora kuganira n'umuntu umwe akakubwira ati uko nge amateka ya Nyagakecuru nyazi siko Nyagakecuru yari umugabo. Uwundi mwaganira akakubwira ati erega Nyagakecuru buri yari umugore. None se ukuri nukuhe? Kuki abantu bamwe bita Nyagakecuru umugabo kandi amateka yizewe avuga ko Nyagakecuru yari iki? Uyu munsi ntabwo tugiye kongera kuvuga ku mateka ya Nyagakecuru nkuko bisanzwe, ahubwo ngiye kuvuga ku kintu cy'ingenzi. Tugiye kuvuga kuri kimwe muri ibi bintu by'ingenzi, gukuraho urujijo ku mateka ya Nyagakecuru. Ese yari umugabo cyangwa yari umugore? Stay on touch. Mugiye kubana muri nkuru twakubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Kora subscribe, like na share, ubundi dukomeza amateka yacu. Muryango wa mateka SF Media TV. Wakwibaza uti ese Nyagakecuru yari muntu ki? Izina Nyagakecuru siryo zina rye bwite. Mu mateka azwi nka Benginzage, akaba yari umugore wa Samukende, umutegetsi w'Ubungwe. Rwanda Cultural Heritage Academy imugaragaza nka Benginzage uzwi ku izina rya Nyagakecuru, wari umutegetsi ukomeye w'Ubungwe mu kinyejana cya 16. Inyandiko y'inteko y'umuco nayo ivuga ko mu bisi bya Huye hahoze ari mu mpugu z'Ubungwe. Samukende yari afite umugore witwa Nyagakecuru, ari nawe Benginzage, bakabyarana umuhungu witwa Rubuga. Aha rero hari ikintu kimwe kidakwiye kongera kutuyobya. Nyagakecuru yari umugore, ariko se kuki bamwe bamwita umugabo? Aha niho hari ikibazo gikomeye. Iyo abantu bumvise amateka ya Nyagakecuru bumva bavuga ko yari afite ingabo nyinshi, yari umuyobozi w'Ubungwe, ko yari afite imbaraga zikomeye kugeza aho yarwanyije ubwami bw'u Rwanda, kandi yari afite ibirindiro bikomeye mu misozi ya Huye. Umuntu utazi neza amateka ashobora kwibaza ati ese umuntu nk'uwo ntiyari umugabo? Ariko aha niho tugomba kwitonda. Kuba umuntu yari umutegetsi, kuba afite ingabo cyangwa kuba yari indwanyi ikomeye ntibisobanura ko yari umugabo. Ubundi aha niho amateka ya Nyagakecuru atasanzwe atangirira. Abaza amateka ya Nyagakecuru atangirira ko Nyagakecuru yari umuyobozi ukomeye w'Ubungwe, ariko ntibazi neza ko Nyagakecuru mbere yo kugira ngo abe umuyobozi yari afite umwami wari umugabo we witwaga Samukende. Aha rero Nyagakecuru yaje kuba umuyobozi w'Ubungwe ari uko Samukende amaze gupfa, maze Nyagakecuru abona ko umuhungu we Rubuga atayobora ari muto, ubundi Nyagakecuru ayobora Ubungwe gutyo. Wakwibaza uti ese Ubungwe bwari buherereye he? Ubungwe bwari ubwami bwari mu majyepfo y'u Rwanda rw'ubu. Amasoko y'amateka ahuza amateka ya Nyagakecuru n'ahantu buhazwi cyane mu Rwanda ni mu bisi bya Huye, mu karere ka Huye, hafi y'ahantu h'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Akaba ariho hatangiriye amateka y'Ubungwe. Aha Nyagakecuru yari atuye ni ku misozi miremire ya Huye, aho bakunda kwita nyine mu bisi bya Huye. Rwanda Cultural Heritage Academy ivuga ko hari ingoro y'amateka asobanura amateka ya Nyagakecuru kuri uyu musozi, kandi ko yari umutegetsi w'Ubungwe warwanyije kwaguka kw'ingoma y'u Rwanda. Nyagakecuru ntabwo yari umuyobozi wari wicaye mu ngoro gusa. Amateka mugaragaza nk'umutegetsi wari ufite ingabo kandi warwanaga kugira ngo arinde Ubungwe. UNESCO nayo yanditse kuri Nyagakecuru imugaragaza nka Benginzage, umugore wa Samukende, kandi avuga ko yari afite ingabo zikomeye ku buryo Ruganzu wa kabiri Ndoli yagombaga gukoresha amayeri kugira ngo amutsinde. None mu gihe ingoma Nyiginya yari irimo yagura igihugu, Ubungwe bwari mu bice byari bikomeye bitari byoroshye kwaguriramo. Ruganzu wa kabiri Ndoli yaje kugerageza kwigarurira Ubungwe, ariko Nyagakecuru yari afite ubwirinzi bukomeye. Hari inkuru izwi cyane ivuga ko yari afite inzoka karundura y'uruziramire yamurindaga.
ariko ahangaha tugomba gutandukanya ibintu bibiri: amateka yanditse n'amateka yo kuvugwa. Ariko reka twikomereza inkuru yacu. Ntitwahamye neza ko inzoka yari ihari, ariko amateka agaragaza ko ino nzoka yari ihari. Reka twirebere ese nahe mayeri yakoreshwe kugira ngo Nyagakecuru yicwe. Inkuru izwi cyane ivuga ko Ruganzu atatsinze Nyagakecuru ku mbaraga gusa, bivuga ko yakoresheje amayeri y'ihene. Ruganzu ngo yahaye ihene Nyagakecuru agira ngo amwiture, zo kumushimira ko bari barabaye inshuti. Izo hene zaragiye rero zirya urutovu rwose rwari ruhari, zirarwararika, maze na ya nzoka yamurindaga irahunga. Nyagakecuru asigara adafite ubwo bwirinzi. Ruganzu ahita aboneraho kumutera. Iyi nkuru nayo ni imwe mu nkuru zizwi cyane mu mateka yo kwa Nyagakecuru. Reka tugaruke ku matsiko yacu. None se Nyagakecuru yari umugabo? Reka tuvuge mu buryo butaziguye. Oya, Nyagakecuru ntiyari umugabo. Nta mpamvu dufite yo guhindura Nyagakecuru umugabo kubera ko yari umutegetsi cyangwa umurwanyi. Amateka avuga ko Nyagakecuru yari umugore, ni nako amugaragaza, kandi uwo mugore yitwaga Benginzage, akaba yari umugore wa Samukende. Inyandiko za leta mu mateka nazo zivuga ko Benginzage ari we Nyagakecuru yari umugore wa Samukende, umwami w'Ubungwe. Rwanda Cultural Heritage Academy nayo ivuga ko Nyagakecuru yari umugore wa Samukende, kandi ko yafashe ubutegetsi nyuma y'urupfu rwe. Rero ikibazo ntabwo ari uko Nyagakecuru yari umugabo kubera ko yari umutegetsi, ahubwo ikibazo gikwiye kuba kuki twibagirwa ko umugore nawe ashobora kuba umutegetsi ukomeye mu mateka y'u Rwanda. Nyagakecuru hari ikintu yahinduye mu mateka y'u Rwanda. Umugore wari ufite ubutegetsi bw'Ubungwe, akagira ingabo zikomeye, akarinda igihugu cye, agahangana n'ubundi bwami bukeneye kwaguka, no kuba izina rye rikomeye rikaba riri mu mateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu Nyagakecuru atari umuntu dukwiye kwibuka gusa kubera intambara yarwanye. Tugomba no kumwibuka nk'umugore wagaragaje ko ubutegetsi n'ubuyobozi bitari iby'abagabo gusa. None rero urabyiyumviye, igihe uzongera kumva umuntu avuga ati Nyagakecuru yari umugabo, ntugomba guhita umuseka cyangwa ngo uterane amagambo nawe. Mubaza uti ni ikihe kimenyetso cy'amateka ufite? Kuko amasoko y'amateka twabonye ko avuga ko Nyagakecuru yitwaga Benginzage, yari umugore wa Samukende. Samukende amaze gupfa yategetse Ubungwe, yari afite ingabo kandi yarwanyaga abashaka kwigarurira Ubungwe. Kandi kuba yari umugore wabaye umutegetsi ukomeye nibyo bituma amateka ye akomeza kuba akomeye kurusha. Nyagakecuru ntabwo yari umugabo, yari umugore wategetse Ubungwe. Kandi ahari ikibazo twakagombye kwibaza ni ese kuki ibikorwa byose bikomeye byitirirwa abagabo, kugeza naho Nyagakecuru hari abantu bamwe bumva ko yari umugabo kubera ibikorwa bye? Ese ahubwo amateka nk'aya y'umugore kuki atazamuka ngo yumvikane kugira ngo n'abandi bose bayamenye bitinyuke? Iyi ni SF Media TV. Nge nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Stay on touch. Ndabakunda. Andika muri comment inkuru twaza kuganirizaho ubutaha. See you.